dore ibitangaza bite turasubiramo dore ibitangaza bibategereje mwe mwime muraho neza. Uyu munsi nakiriye publicité nshya kuva mu Faransa ya Canal Plus birumvikana. Ngiye kuyikoraho iri mu Gifaransa ngomba kuyishyira mu Kinyarwanda kugira ngo abakunda Canal Plus mu Kinyarwanda bamenye agashya twabahaye. Mbibutse ko turi mu bihe by'iminsi mikuru cyane cyane Noheli. Publicité ya Canal Plus ngiye gukora ifite ibintu bine by'ingenzi: script, radio sport yuzuye mu Gifaransa na TV sport yuzuye mu Gifaransa, ndetse n'ijwi ryakoreshejwe muri TV sport ariko ritafite ryajwi ry'umuntu uvuga mu Gifaransa. Ikintu cya mbere maze gukora no gufata script banyoreje mu Gifaransa nayihindura mu Kinyarwanda mbere yuko mfata amajwi. Mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye gufata inyandiko zakozwe n'umufaransa yakorewe public y'abafaransa ngo nyihindure mu Kinyarwanda mbwira public y'abanyarwanda, no kuvuga abakunda bya Canal Plus y'abanyarwanda. Isoko ryacu ntabwo rimeze kimwe n'iry'ubufaransa, kuko umunyarwanda aba ashaka ibintu bimusakuriza. Mu gihe umufaransa ngo ndibije mu cyumugo munyarwanda so mfata rero bya nibyo kozwe mu Faransa, amagambo text ibari imwe, ariko ngewe ngerageza guhindura ku buryo umunyarwanda yabyumva bijyanye n'isoko ryacu, bijyanye n'ibyo umunyarwanda amenyere kumva muri publicity. Iyo maze guhindura Igifaransa mu Kinyarwanda nkuko Yezu yahinduye amabuye n'umugati, mitanja ku recording no kubona ufata amajwi. Icyo gihe ariko mbanza gutekereza ni gute ndibuze kuvuga n'ikindi bwongeremo cyatandukanya sport nakoze mbere niyo ngiye gukora ubu ngubu. Ahantu dufatira amajwi rero hagomba kuba wumva ko kwijwi ari rya rindi ry'umwimerere ritarimo amakaraza, atarimo urusaku ruturutse hanze. Biba ari ingenzi cyane kwambara écouteur kugira ngo wumve exactement ijwi uri ku recordinga rifite umwimerere cyangwa se ingufu koko wifuza, kubera ko ari ahantu tuzamura hejuru tukagabanya hasi ukashyiramo amafaint. Hello dore ibitangaza bibategereje mwe mwime okay dore ibitangaza bibategereje. Hari igihe rero Ikinyarwanda kingora, bikaba ngombwa ko nifashisha umuntu uri ku ruhande wumva neza akamegira imvugo nyayo nakoresha. Dore ibitangaza bibategereje mwe mwiyemeje kuyimpanuza Noheli kuri Canal Plus. Abana bari mu biruhuko banezezwe n'ibiruru kuri TG. Ubundi ngiye gufata amajwi ari busasweho amashusho ya Canal Plus promo yari yose. Mvuga mfata amajwi ndi kureba amashusho kugira ngo menye neza ahantu ndi bushyirijwe, ahantu ndi buruhuke, ahantu ndi buceceke, kugira ngo aya majwi yavuye mu Faransa bashe kuvuga. Ari nabyo muri kureba angaha ndapimiranya neza, ngabanyije amajwi menye l'incroyable bla 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 Noël, hanyuma abavuga bakavuga, nkongera nkavuga kuri decoder yavuye kuri 2020 bigeze kuri 2015, uyu mugabo akiyamira abandi bakasubiramo, et puis voilà biba ari muri ubwo buryo tukoramo publicité. Izihize Noheli mu buryo budasanzwe kuri Canal Plus. Ah bon? Quoi? Dore ko decoder yavuye ku 2020 ubiragura 2015 gusa. C'est un truc malade. Non, c'était très très bien. Super, c'est canon, hein? Cool. Oh, c'est merveilleux. Wari uzi ko wongera impano ya Tu Canal mu gihe cy'iminsi 14 yose. Iyi minsi mikuru uzayizihiza unezerewe kubera Canal Plus. Hesha televiziyo yawe imbaraga za Canal.